Nitwa Patrick nkaba ndi umukomediye nkunda gukurikirana Bigiriherezo TV. Ndabashishikariza kujya mukora subscribe buri uko murebye channel yacu murakoze. Nitwa Kabongo ngira ngo namwe murabizi nkunda gukurikirana Bigiriherezo TV kandi namwe ndabashishikariza kujya muyikurikira kandi mbasaba no kujya mujye mukora subscribe. Ciao ciao. Nitwa Sam nkunda gukurikira Bigiriherezo TV. Kwa Prince Robert kurikira Bigiriherezo TV ni online TV hanyura ibiganiro by'ubuhamya inama ndetse n'ibindi. Reka mfate umwanya mbasuhuze neza mbabwira ngo igitondo cyiza, umugoroba mwiza, igicamunsi cyiza bitewe n'ahantu herereye. Abari hano mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo, kuri kamera zacu ni kuri Bigiriherezo TV. Tuwafite umwe mu bagabo cyangwa se abava bitekerezo byayo, ni umwe mu bagabo batekereje gushinga iyi televiziyo. Uyu munsi twifuje kumuganiriza waduhe interview atubwire icyatumye yitekereza umushinga wayo, ibitekerezo byayo byaje gute, donc ni izihe ntumbero ifite. Reka tumwakire atwibwire, atubwire amazina ye, atubwire n'intumbero cyangwa se intego nyamukuru yatumye ashinga iyi televiziyo. Murakoze cyane. Nitwa Toneste Niyonzima, ndi umugabo, ndi umunyarwanda kandi ntuye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngira ngo ibyo twese turabisangiye. Cya kabiri mperereye mu murenge wa Ndera, kare n'aka Gasabo. Ni byiza rero ko tubanza kubibwira kugira ngo n'undi wese azadukurikira azabanza amenya abo turiho. Nuko rero nitwa nuko ndi umugabo ariko uherutse kugira ibyago mfasha umugore asigira uruhinja rw'1.6 kg. Natekereje rero ko nashinga channel cyangwa se nagira ibintu nshyira hanze kugira ngo abantu benshi bamukurikirane bamenye imbaraga z'Imana. Yego, nicyo cyatumye numva nashyiraho nanjye channel yanjye kugira ngo kugira imbaraga z'Imana. Hanyuma nayise Bigiriherezo TV. Iyi Bigiriherezo nshingiye ku bintu nagiye mbona muri ubuzima n'ibyagiye bitubaho. Nashatse ko nashyira hanze ibijyanye n'ubuzima bwanjye uko nabayeho kugira ngo nawe uzankurikira uzabyumva ujye umenya imbaraga z'Imana. Nicyo cyatumye uvuga ngo reka shinge iyi televiziyo yitwa Bigiriherezo TV. Muri rusange intumbero yayo ni iki washaka kwerekana cyangwa se wumva ushaka gukora kugira ngo ube wabikora bigere kuri urwo rwego? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Buriya mu buzima kubaho utagira intego si byiza. Maze imyaka 4 mpakaye ndetse nabonye ibintu byinshi bitandukanye muri ubu buzima. Ikindi nagiye ntanga ubuhamya ku mateleviziyo atandukanye. Bamwe bajyaga bambwira ngo ni nkareye channel ariko igihe cyari kitaragera. Rero byabaye ngombwa ko nanjye nitekerezaho cyangwa se mbitekerezaho, usanga ko ari ngombwa kugira ngo nanjye ibiganiro byanjye byinshi byajyaga kubica ku zindi televiziyo njye mbyicisha kuri televiziyo yanjye, hanyuma munkurikire mumenye imbaraga z'Imana. Muri rusange se uzajya unyuzaho ibiganiro byawe cyangwa uzagira abatumirwa bandi? Byanze bikunze ibintu wavuze ngo Bigiriherezo ni ibigeragezo muri rusange, kandi ntabwo ibigeragezo biri kuri wowe gusa. Ubuzima tubamo muri iyi si, yaba abari mu Rwanda abari hanze yarwo, bose barabisangiye. Urakoze cyane. Noneho ikintu nshatse kuvuga, urakoze kumbaza icyo kibazo. Ntabwo ubu buzima naciyemo bukomeye nabwisangiza jyenyine, nashatse kubwira isi yose. Hanyuma rero yo kuba naganirira n'abantu mbabwira imbaraga z'Imana cyane. Intego zanjye z'iyicano ni ebyiri. Iya mbere ni ukugaragaza imbaraga z'Imana, iya kabiri kenshi ni uguhumuriza abantu. Icya mbere kugaragaza imbaraga z'Imana ko Imana igifite ububasha n'ubushobozi bwo gukora. Iya kabiri ni ukugaragaza ihumure mu bantu isi yose. Nashingiye ku bintu bitandukanye. Ngira ngo nk'ubu murabibona ko turi mu gihe cya COVID-19. Ni igihe abanyarwanda cyangwa se isi yose ihangayitse. Nagira ngo nzafate akanya mbigishe, mbabwire ko Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Cya kabiri mbereke ko ibintu byose bibaho bigira iherezo. N'iyi COVID izarangira. Mu yandi magambo Prince kumbaza, ndagira ngo nkubwire ko nta mupaka. Nzazanaho abantu benshi batandukanye, abafite ubuhamya, bafite ibintu bagiye bacamo bikomeye nk'ibyo nagiye ncamo, nzabazana tujye tubaha amahanga baganira. Mu yandi magambo ni umuyoboro w'iyobokamana nk'uko tubona Iyobokamana TV, Zaburishya ndetse n'izindi channel zigiye zitandukanye. Cyane rwose niyo ntego yanjye, kugira ngo mwerekane imbaraga z'Imana, kuko abantu benshi bagiye bambaza ibibazo. Nk'urugero Diego, nize guheka uruhinja. Abantu barambaje umuntu w'umugabo aheka uruhinja. Noneho ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe abantu benshi bagenda bibaza, ugasanga ni ibintu bikomeye.
ariko najya mbabwire ko ibintu byose bigira iherezo. Urumva rero Prince ni byiza ko abantu bamenya n'imbaraga z'Imana. Umunsi wa none singiye kuruhinja umwana yarakuze, madamu yapfuye tumaranye amezi 8, sigira uruhinja rw'ikiro n'amagarama 600. Nkubwire ko nubwo byabaye ibintu byose bigira iherezo, nari mfite agahinda nashatse no kwiyahura. Nzabaha ubuhamya, nzafata igihe mbabuhamya. Okay, intumbero nyamukuru cyangwa se icyerekezo twumvaga twifuza kugira ngo tubwire abantu ko uyu munsi wakoze umurongo nyamukuru wo kuzajya unyuzaho amakuru yawe agiye atandukanye, ariko cyane mbaza ku mbaraga z'Imana. Nta kindi ngambiriye. Niki wasaba abantu bagiye kuzajya bagukurikira cyangwa se abakunzi bawe kugira ngo bihame bamenye aho bazajya bakukura, bakubona gute muri rusange? Ndumva aricyo watubwira. Tuzagera n'igihe nzashyiraho umurongo wa telefone ushobora kumpamagara, kuntera inkunga se kugira ngo ikinyamakuru cyaguke. Cya kabiri, kuba wagira ikintu wamfasha mu bijyanye na share, ugafata video ukayisharinga, ugakora subscribe, biba byiza kugira ngo video yose nshyizeho uhite uyikurikira. Waba uduteye inkunga ikomeye cyane. Bivuze ngo umuntu ukurikira Igirerezo TV ikora subscribe, wowe utarayikora ndetse n'abandi batarayikora, kugira ngo dushyigikire umukozi w'Imana. Kandi nkeka umuntu wese utera intambwe imwe ari gukora umurimo w'Imana, Imana iramushyigikira intambwe nyinshi. Reka tubashimire rero kandi mwakoze, Imana ibamugisha. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Turi kumwe igihe kirekire.